bazabasha kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Abo bagenda bagwiza imbaraga, ntabwo bicara ngo imbaraga ziza, n'ukugenda uzigwiza. Aho ugeze ukahakura izindi, aho ugeze ukahita uhicaginga izindi, aho ugeze ukahakura izindi. Ariko na muhungu Samusoni we ahantu yageraga hose yahitaga agwiza imbaraga. Yageraga ku nzugi aho bamufungiye muri gereza, agafata inzugi n'ibizingiti akagwiza imbaraga, akarandura. Imana ikagenda izana imbaraga zingana n'intambara agezeho. Iri jambo abanyamwuka mumfashe muze muryumve n'ibirimbo ukome n'indobo. Uyu muntu agenda agwiza imbaraga, ahantu ageze ikigerageza ageze imbere haza imbaraga ziruta izazo ubushize. Imbaraga zakoze Samusoni akura inzugi sizo zakoze yica abantu 1000 imwe. Aho naho arahageze agwiza imbaraga irebe. Hari ahandi yageze agwiza imbaraga igihe bamuzanaga muri stade bamunogoye amaso bamuboshe, ahageze ngo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni agwiza imbaraga ziruta iza mbere, ashitura inkingi asenze isengesho ati nyumvira Mana bimenyekane ko ari we wantumye. Nyumvira Mana kubwo abantu bangose. Aravuga ngo mfane n'Abafilisitiya. Bibiri aravuga ngo ari tugatuga. Icyo gihe ho muri icyo gisare habonetse imbaraga zo kwitugatuga. Hari yaboneka imbaraga ubanje kwitugatuga. Abo bagenda bagwiza, kugenda ugwiza. Nukugera imbere y'uwambaye mini ukagwiza imbaraga uti ndabona ari umusazi. Nukugera imbere y'ikese y'amafaranga bakuregetse imbere ukagwiza, ugenda ugwiza, nukugenda ugwiza. Ndashaka kukubwira iki gikombo uragica mute, nukubanza ukagenda ugwiza, uhambira ugwiza, uca mu cyaro ugwiza, ucaho baguteza ugwiza, uca imbere y'icyaho ugwiza imbaraga, ugera mu butayu ugwiza, mbere yo kujya kuri umugisha Imana itanga n'amahoro y'Imana abane namwe mukurikirane Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro barebe neza kandi bishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba ugeze kuri channel bwa mbere pyonda kuri subscribe. Niba ubikoze Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire cyane, iguhe kuba mu gihugu cy'iteka Imana yawe iguha ikunezeze igusetse mu izina rya Yesu. Reka mbwire weho ufite ibibazo, weho wabuze pfo na ruguru, ubwire ngo hari Imana ishobora byose. Hari Imana ikobete gahanga muri gakuraho kirukanika twiki karimbo rikavuna gasherereza kavuna karandura ikubika gatogoza mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wari urwaye rero nabyo iyo ndwara turayikubita turayica turayiheza turayitogoje tuyisohoye mu mubiri wawe tuyitandukana nawe tuyitayaho itazava. Kandi Mama Lionel uraho neza? Muracyabaho? Mwaramutse turaramutse. Abandi biriwe neza, abandi barayi burasirazuba irengerazuba muragumye. Amajyepfo n'amajyaruguru se namwe murakomeye cyane. Mu Burundi muri mpore. Muri mpore. Niko basuze. Muri mpore, muri amahoro impore. Mwabyutse impore, muri mpore. Abantu rero badukunda bacicetse namwe turabasuje mu izina rya Yesu. Ikindi nuko nababwira ngo cyagiterane cyageze kabaye muri ruratse kabaye nta gihinduka ahubwo welcome. Umugeni ya twekorowe yawutahishije bavuga mu Kinyarwanda. Kinyarwanda se ukabyara kubera iminsi maranya n'aba bantu ndacyakibuka. Umugeni yaserutse. Reka Umugeni yaserutse. Reka tukwakire usenga Imana tukizeyo cy'umwuka wera ashize ku mutima. Amen. Mana ishobora byose turagushimiye cyane ko ushobora byose, nta kintu na kimwe kikunanira. Nta kikunanira. Wabyaje Sara shaje, nta kikunanira. Bantu bamureba bakabona ntazabyara, nawe yakwiyumva kumva ntiyabyara, arangije arabyara. Nta kikunanira. Iki kibazo uyu muntu afite muri iki gitondo nta kikunanira. Iyi ntambara umuntu amaze iminsi arwana nta kikunanira. Iki kigerageza umuntu amaranye imyaka n'imyaka nta kikunanira. Nta kijya kikunanira Mana. Icyo nyikuziho tabara
tabara aba bantu bose nicaye imbere, tabara aba bantu bankurikira, tabara aba bantu bankurikirana, uhindura ibintu byanze guhinduka bihinduke. Urakoze, ndagushimiye ko iri jambo umpaye kubwira ubu bwoko uriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza kandi rikagirira umumaro umuntu wese ugiye kuryumva. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera, amina. Imana ibahereza umugisha mwebwe munkurikira mukanankurikirana, mbasabye umugisha mbikuye ku mutima. Tangira woherereze abantu iki cyigisho kuko kiraryoshye mbere yuko cyumva. Nurangiza utera agatebe wicara ariko ntiwicima akazi. Nuzajya ubona akazi karimbanije ubuhagaritse gake ugakore. Nugera ahandi ubona kanya wongere ucyonde, wongere ukurikire mpaka ujye utangira unasose. Nibyo byiza. Hanyuma Imana iguha umugisha wowe unkurikiye. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana ari muri Bibiliya, igitabo cyahumetswe n'Imana, ijambo ritavangiye, ijambo rizima. Nikuzimu barabizi ko amagambo ari muri iki gitabo ari mazima, nabo barabizi pe, nanjye ndabizi iri jambo ni rizima. Tugiye kuganira muri Zaburi ya 84. Zaburi ya 84 bavuga ko iyi ari Zaburi ya bene Kora, umurongo wa 7 tugeze ku wa 8. Haravuze ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Imana iduhana umugisha kubw'aya magambo aryoshye. Nshaka ko tuganira mu kanya gato, kandi mbere uko tuganira aya magambo ndashimira abantu bamaze iminsi banyandikira bambwira bati courage, umaze igihe kinini tuganiriza neza, umaze iminsi tuganiriza neza. Ndabashimira kubw'inkunga z'ibitekerezo byanyu, ndabashimira no kwinkunga mumpa kugira ngo nicare imbere y'abantu nsa neza. Ndashimira umuntu wanyambitse iki gitenge nambaye, Imana imuhe umugisha. Ni uburyo bwo kumfasha kwamamaza ivugabutumwa nsa neza. Ndabashimira mubigiramo uruhare cyane, Imana ibahe umugisha. Rero nagira ngo tuganire aya magambo y'Imana aryoshye. Tugiye kureba abantu ni bande banyura mu gikombe cya Baka kigahinduka amasoko. Se gihinduka amasoko kubera iki? Kubera umuntu uhanyuze. Kuko ese hari umuntu uhanyura ntikikanga ntigihinduka amasoko kikaba cyamuhitana icyo gikombe, kikigira mu cerenge kikagucanga, ukahanyura kandi uri mu yitatu kikanga pe, ukahanyura wejejwe kikanga pe, ukahanyura na makorasi kiti no winkanga na runaka arahanyuza atera hano utaho ngayo twigira kabutindi. Ukahanyura ni munini mumvugire ngo Imana kiti winsakuriza komeza ugende. Hari na runaka wahanyuze nigira kabutindi. Urumva? Hari na runaka wahanyuze yarihannye mbere yawe, wowe uje vuba toka. Iki gikombe ni igikombe, ntabwo ari igikombe, ni igikombe. Yesu nawe avuze ati iki gikombe kinde, mwebwe ni ibikombe, twebwe duca mu bikombe. Ibisubizo byacu inzira igera ibwami ica mu bikombe, inzira igera ku modoka ica mu bikombe, inzira igera ku mugabo wasabye ica mu bikombe. No akazi wasabye gaca mu bikombe, kugira ngo ukagera uca mu gikombe. Imana wasabye kugira ngo igere uca mu bikombe. Uriya
mushahara ushaka ko bakongeza birasaba ko uca mu bikombe ngo ugereho. Ninde uca mu gikombe cya baka kigahinduka amasoko? Ninde iki gikombe gitinya gihabuka? Ninde iki gikombe ugicamo agikandagiramo ngo iyo bageze uhagera gusa atarakandagiramo, kuhagera kigahinduka amasoko atarahakandagira? Uyu muntu ninde? Uyu muntu arakenewe. Uyu muntu ari gushakishwa. Ninde ubambuka gutya akihagera atarashyiramo ibirenge kikibwiriza kigahinduka amasoko? Uyu muntu uca mu gikombe kigahinduka amasoko. Ese nuwisiza vandate uruhu rugahinduka umutuku? Ninde muntu waca muri iki gikombe? Ese nuwambaye mini yabereye agatebeza? Ninde uca mu gikombe? Nuwarapesese agahimba n'indirimbo agashyiraho ibitero bitandatu? Ninde uca mu gikombe cya baka? Kwa abantu benshi munyicaye imbere yanyu hari ibikombe bya baka, bisaba ko mbere yo kubigeramo hari imbaraga ubasha kuzura kugira ngo nubigeramo bihinduka amasoko. Kugira ngo bihinduke amasoko hari aho ugomba kunyura. Mana ishimwe. Kugira ngo bihinduke amasoko hari aho ugomba kuba warabanje gutorezwa, gutyarizwa. Kugira ngo iki gikombe kikubona gihabuke gihindura amasoko biragusaba imbaraga zitava kuri kahunga, zitava kuri pate jaune, zitava ku bisupu by'ukuhuta mu gitondo na capati byose wiromangiza. Kugira ngo gihinduke amasoko biragusaba imbaraga zitava ku bifi wiririgurisha ifiriti. Iki gikombe kugira ngo gihinduke amasoko biragusaba kureka ubunajywa n'ubukaceri no kuvuga ko waje kera ariko ibikombe biracyagize, biracyashinyitse, biracyatumuka ivumbi. Hari igisabwa, urasabwa kubanza kuba nde? Kugira ngo iki gikombe gihinduke amasoko biragusaba kubanza kwitwa nde? Biragusaba kubanza kuba iki? Biragusaba kubanza kumerute kugira ngo iki gikombe gihinduke amasoko. Kwa abantu benshi cyabahitanye, kwa abantu benshi cyabacanze, birasaba kubanza guca ahantu kagwiza imbaraga. Bibiliya ni kuvuga ngo abo bagenda bagwiza imbaraga. Abo bagenda abana ntabwo bagwiza style s'il vous plaît. Ntabwo bagwiza inote nyinshi kuri banki. No. Ntabwo bagwiza uburanga. No. Abo bagenda bagwiza imbaraga. Kandi umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Kugira ngo iki gikombe ugicemo ni ibintu bibiri bisabwa: kugwiza imbaraga no kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Data ndafashijwe mvugira ngo amina nimba ntabwo rujunditse mu kanwa. Amen. Kuko hari n'abantu badukurikira bifitiye icupa mu kanwa. Yari umusinzi wambwiye ati ndagukunda. Ati kandi genda nakijijwe ndi n'umuvuga butumwa ndi n'umuhanuzi. Ariko inzoga naniye kuyireka. Tubundi umusinzi n'ubu nakanyweye. Nikagira inkuru. Urumva? Uwo ngo ntabwo iki gikombe ndi kuvuga yagicamo. Ni ibintu bibiri bisabwa: kugwiza imbaraga. Turabye. Kabiri, kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Hari abantu mushaka guca mu gikombe mutarabanza kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Hari abantu mushaka kwihutira kuba mu ngo mutarabasha kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Abo bagenda bagwiza imbaraga, ntabwo bicara ngo imbaraga ziza. Nukugenda uzigwiza. Aho ugeze ukahakura izindi. Aho ugeze ukahita uhicaginga izindi. Aho ugeze ukahakura izindi. Ariko na Muhungu Samusoni we ahantu yageraga hose yahitaga agwiza imbaraga. Yageraga ku nzugi aho bamufungiye muri gereza, agafata inzugi n'ibizingiti akagwiza imbaraga, akarandura. Imana ikagenda izana imbaraga zingana n'intambara agezeho. Iri jambo abanyamwuka mumfashe muze muryumve n'ibirimbo ukome n'indobo. Uyu muntu agenda agwiza imbaraga ahantu ageze ikigerageza ageze imbere, haza imbaraga ziruta izazo ubushize. Imbaraga zakoze Samusoni akura inzugi sizo zakoze yica abantu 1000 aho naho arahageze agwiza imbaraga irebe. Hari ahandi yageze agwiza imbaraga
igihe bamuzanaga muri stade bamunogoye amaso bamuboshe ahageze ngo aboneka mu maso y'Imana Siyoni agwiza imbaraga ziruta iza mbere ashitura inkingi asenze isengesho ati nyumvira Mana bimenyekane ko ariwe wantumye nyumvira Mana kubwa abantu bangose aravuga ngo mfane n'abafilisitiya biravuga ngo ari tugatuga icyo gihe ho muri icyo gisare habonetse imbaraga zo kwitugatuga hari yaboneka imbaraga ubanje kwitugatuga abo bagenda bagwiza kugenda ugwiza no kugera imbere y'uwambaye mini ukagwiza imbaraga uti ndabona ari umusazi no kugera imbere y'ikese y'amafaranga bakuregetse imbere ukagwiza ugenda ugwiza no kugenda ugwiza ndashaka kukubwira iki gikombura gicamute no kubanza ukagenda ugwiza uhambira ugwiza uca mu cyaro ugwiza ucaho baguteza ugwiza uca imbere y'icyaho ugwiza imbaraga ugera mu butayu ugwiza mbere yo kujya kuri tere banza ugwize mbere yo kuba umuvuga butumwa banza ugwize mbere yo kuririmba banza ugwize mbere yo kuba umupasiteri banza ugwize mbere yo gufata mikrofone ngo ujye ku gatuti banza ugwize kugwiza mbyumve n'ukugwiza bikaba byinshi haleluya n'ukugwiza bikaba byinshi ibuhanuzi bukaba bwinshi iyerekwa rikaba ryinshi ijambo rikaba ryinshi ibikaba byinshi indirimbo zikaba nyinshi imana y'ibitangaza ikaba nyinshi kugwiza bivuze ko ibintu biba byinshi ntabwo iki gikombe wagica mutaragwije banzu gwiza imbaraga sherebo sangota lebo shaire gwiza kugira ngo ushobore uyu mugabo nuko ugwiza imbaraga kugira ngo ushobore aba bana bari muri no viziyo baza bambaye amapantaro acitse andi batebeje bishushanijeho ibintu basomye agatabi nukuba waragwije kugira ngo ujye muri biro y'uno muntu kuderevura agusiza amavuta kwambitsa ubusa nukuba waragwije kuko nta warubara birasaba kugwiza ndugu yangu kugira ngo uyu mubosi mukorana akazi akongeza umushahara nukuba waragwije ndabona uri kugwiza amashuri menshi ariko utagwiza imbaraga ni ikibazo uri kugwiza inota nyinshi ariko nta mbaraga inota nyinshi ongeraho imbaraga nyinshi uri kugwiza abashari benshi ariko nturi kugwiza imbaraga zo kumenya uwantunga tugasazana ninde biragusaba hari ibintu bibiri bisabwa kugira ngo uce muri iki gikombe kugwiza imbaraga kuboneka mu maso y'Imana Siyoni sifa kwako baba kuboneka mu maso y'usumba byose kuboneka mu maso y'uwambukije abisiraheli inyanja kuboneka mu maso y'uwandemye kuboneka mu maso y'yaduhanze donte ku buryo Imana ibikubona mu maso ikureba mu maso mbeguzamo ubundi hari abantu bazi kwiyabonesha imbere y'Imana bahora bakora ibintu bituma biyabonesha imbere y'Imana ibi bintu muri kunyumva hari abantu bahora bakora utuntu dutuma biyabonesha imbere y'Imana baboneka mu maso y'Imana buri mwanya agakora utuntu dutuma aboneka mu maso y'Imana aba barahari nimba byaragucanze wirata intege nke zawe ngo ushake kuzikubitisha abandi fana intege nke zawe ariko wishaka kugaragaza ko nta munyembaraga ubaho turahari wivuga ko waguye mu cyaha ngo nawe ngo ntuzaharenga wowe vuga ko bizakunaniye wivuga ko nabandi bizatunanira kuko ibyakunaniye twe n'ibyatunaniye gwiza imbaraga gerageza uboneka mu maso y'Imana Siyoni aba bahungu ba Meshake bagwije imbaraga bagira mu rwego baboneka mu maso y'Imana banyuze mu gikombe Imana ishimwe cyane banyuze mu gikombe cyadura ahari hashinze idarapo ry'ikigirwamana ahari hashinze ibendera ahari hubakiye ikigirwamana mu kibaya cyadura ahari hakambitse abafana b'ikigirwamana ahari hari abantu barisinyiye kutaza senga Imana Meshake na Saduraka na Abedinego ahari hari abantu barwanya iyo mana yabo ahari hari abantu bakuriwe n'umuntu wabasinyishije ahari hari abantu bakuriwe n'umuntu wavuze ko utazayisenga azatemagurwa ahari hari
abantu bashyizeho iryo tegeko, ahari hari abantu bagenzura Meshaki na Saduraka na Abedinego ko bari busuzugura iyo Mana, ahari hari abantu bazagarukira Meshaki na Saduraka na Abedinego, ahari hari abantu hazabonekamo abantu bapfa babazize, babajugunya mu itanura ryaka umuriro bagapfa mbere, ababajugunya mu rwobo rw'intare bagapfa mbere, aho bari bahari. Ubundi hari igihe tuvugana n'abantu bazapfa mbere, akakurenganya ariko azapfa mbere yawe, akakurwanya azapfa mbere yawe, akakugerageza azapfa mbere yawe, agashyiraho itegeko rikwica ariko azapfa mbere yawe, aho itegeko rikwangiza azangirika mbere yawe. Abo bari bahari mu kibaya cya Dura, abo bari bahari bahagurukiye aba bahungu, bari bahari ariko urupfu rubabungamo, kuko bamwe n'amagambo bavugaga rwasaga naho rubabungamo. Erega abantu barimo batuvuga ariko tuboneka mu maso y'Imana Siyoni. Uyu muntu uboneka mu maso y'Imana Siyoni, uyu muntu wagwije imbaraga, uzamuhagurukira wese azapfa ari we azize. Uyu muntu wagwije imbaraga akaboneka mu maso ya Data twese uri mu ijuru, umuntu uzamurwanya azavunagurika nta gufa rizasigara. Uyu muntu mumutinya, nimba ari umuntu urura, uyu muntu ararura. Nimba ari umuntu utavogerwa, uyu muntu ntavogerwa. Uyu muntu wagwije ibi bintu bibiri, wagaragaye mu maso y'Imana akagwiza imbaraga, uyu muntu ntabwo akorerwaho ubunama uko biboneye. Uyu muntu nta muntu umuhagiraho, no. Uyu muntu nta muntu umutega iminsi, uzaperereza, uzaca n'ahandi. Uyu niko kera twajyaga tuvuga, uzaca n'ahandi, ariko uzirinde guca kuri uyu muntu wagaragaye mu maso y'Imana, wagiye agwiza imbaraga. Uyu muntu uzamwitondere. Uyu munsi ashobora kuba ariho nabi, ariko agwije izo mbaraga ebyiri, ejo akagutungura. Itondere uyu muntu. Uyu munsi ashobora kuba agenda n'amaguru, ejo agatunga amamodoka. Uyu munsi ashobora kuba akodesha, ejo akagira amazu. Uyu munsi ashobora kuba nta kigenda, ejo bikagenda. Mbabwiza ukuri, aba bantu bagenda bagwiza imbaraga, ntubiryeho ngo nuko bagwije inote n'amazu. Ejo twareba uburyo kimwe kirya ikindi, kandi narabibonye iki kintu kirarya, iki kintu cy'imbaraga, iki kintu cyo kuboneka mu maso y'Imana, yewe narabibonye iki kintu kirarya. Cyarariye kuri aba bagabo bari mu kibaya cya Dura, inama zateranye bavanye ibirego hejuru, baravuga bati rero Mwami Nyagasani, urabizi ko iri tegeko warisinye, kandi nta muntu ujya mu itegeko wasinye. Hashize igihe twaracecetse, ariko bibaye ngombwa ko tuza kubivuga. Hari abahungu wazanye, bari abahungu b'abanyagano. Iyo turi kuramya iyi Mana ntibayiramye, iyo tuyitambiye ntibayitambe, iyo tuyiha amaturo ntibayitura, iyo tuyisenga ntibayisenga, iyo tuyubarariye ntibayubararira. Rero Mwami Nyagasani, shyiraho itegeko, koresha itegeko. Naho bajyanye amatiku, urupfu ruri kubabungamo, urupfu rw'abantu b'Imana bari kurenganya ruri kubabungamo mu kanya bari bupfe mbere yabo. Ndafashije ngo atanga itegeko, aravuga ati nimwumva urusaku rw'inanga, imyirongi, amabubura bisakuza, umuntu wese akanga kubararira iki kigirwamana nabaje nateretse nahaye agaciro, uwo muntu yicwa. Bagiye kubona babona isaha irageze, bashyizemo inzogera, baregeye, bashyizemo amashyi, bashyizemo inanga, amabubura birasakuje. Bagiye kubona babona abantu bose barubaraye, hasigaye ba basore banze kubararira ikigirwamana. Mu kanya gato hemezwa bagiye gutabwa mu itanura ry'umuriro. Ababatayemo bahiye mbere. Birashoboka ko uyu muntu ari ushobora gushya mbere, birashoboka ko uyu muntu ari ushobora gupfa mbere. Ntitwifuriza abanzi bacu ko bapfa, ariko hari igihe bizira. Ni ukuri si ukukubeshya, hari igihe aba bantu bizira we. Havuga uti uwo muntu uko biri kose niwe wizize, yahangaye umuntu udahanga, kandi ni ukuri mureke kwizira.
ngo abana b'abahungu batakaye mu itanura ryaka umuriro. Bibiliya ivuga ngo iki? Aba bagenda bagwiza imbaraga mu maso y'Imana Isiyoni bahabonetse, no mu itanura bahagera baragwije, bari mu maso y'Imana Isiyoni. Iyi Mana ibera hose icyarimwe basanga no mu itanura ryaka umuriro harimo umuntu urimo afite ibintu ashinzwe basanzemo, ariwe Kristo. Afite ibintu ashinzwe mu muriro. Icyambere mu murimo ibintu ashinzwe gutanga amasezerano mu muriro. Ndafashijwe, amina. Uyu basanze mu itanura ryaka umuriro Kristo ashinzwe kubabwira ejo habo uburyo hazaba heza mu muriro. Ashinzwe kubabwira icyejo bazaba cyo mu muriro. Niho mu muriro aho badushyira niho dukura icyejo tuzaba cyo. Vugira ngo amina. Mu muriro aho bagushyira niho ukura ubutabazi bw'ejo. Ubu ngubu kudusa twabikuye mu muriro. Amasezerano turi kwenjoyinga ubu yavuye mu muriro. Ndafashijwe, aleluya. Mu muriro niho babwiwe ko bazayobora, bagiye gusobanura inzozi, bagiye kuba abayobozi, bagiye maze y'Imana igenda hose iragenda ibuza amahoro mu ijoro. Nebukadinezari arababwira ati, mwabahungu mwe nzindukiye hano, Imana yanyu yabashije kubarinda. Bati nyakubahwa ari Imana yo mu ijoro, ari nawe nta muntu n'umwe twacumuyeho. Arangije abazamuramo mu cyubahiro. Amaze kubazahuramo mu cyubahiro ashyiraho itegeko. Ndashaka kukubwira, igikombe nticyahinduka amasoko, umuriro ntiwahinduka fresheri, taragwije izi imbaraga, taraboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Abo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko. Iyo banyuze mu muriro bawuhindura amavanturateur kubera ibyo bafite. Arababwira tumva muvemo muzi. Ashyiraho itegeko, aranarisenyera. Aravuga ngo umuntu utazasenga Imana Meshaki, ya Saduraka na Abedinego azatemagurwe, n'urubyaro rwe ruzahinduke umuyonga. Itegeko ararisinyira, ashyiraho kashi. Abana b'abahungu batangira kugira agaciro. Igikombe bagihindura amasoko. Ibyari imana z'abapagani bazihindura fo. Iby'abapagani bishingikirijeho babitesha agaciro. Iyo wagwije imbaraga ugeze niho hari abarozi bagenda hejuru y'amababa y'inkuba. Urabamanura, ariko urabamanura, amadarapo yabo uramanura, ukanacwanyaguza, ugacagagura, ugahirika, ugatembagaza, ugatogoza, ukanyagura, ukaburizamo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Narabimenye ko n'aba bantu bakorana n'izi mbaraga ntabwo mu rusengero rwabo bajya bahangara kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ashobora kuvuga Yesu akajisha agashiraho Kristo ariko ntiyongereho wa Nazareti. Ndafashijwe, reka mbabwize ukuri, biragusaba kugwiza imbaraga. Ibyo mbona ino biragusaba kugwiza imbaraga. Ibyo ndi kubona urwana nabyo biragusaba kugwiza imbaraga. Ibyo mbona biri imbere yawe biragusaba kubanza kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Abo ngo banyuze mu gikombe cyitwa banka bagihindura amasoko. Rusi yahinduye amasoko igikombe cy'ubupfakasi. Aravuga ati uko bikose ndakimanura iki gikombe, ndakitsa, ndagihindura amasoko, ndavunagura, ndarembagura, ndaritura, ndigizayo, ndamenagura, ndubika, ndashwiragiza, mbega Rusi ari mu bantu bashwiragije igikombe cyitwa baka. Agendera amasoko aravuga ati mva nwinyinga ngo nsubiraho ne kugukurikira. Aho uzagwa niho nzagwa. Imana we nizaba Imana yawe. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Niyagira ikintu kinandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimore ndetse bikabije. Tayari igikombe gihindura amasoko. Abana b'abahungu Paulo na Silasi bageze muri gereza bahindura amasoko. Imbohe zirabohoka,
nabimenye ruradohoka bagihindura amasoko birasaba ko utuye bahindura amasoko birasaba ko mwishuri ku kigo wigaho byo bikombe usanze bihindura amasoko birasaba ko ibimana bya Dagoni na bya Bayali ibigendera mu bapfumu abarangi n'abakonikoni abatwezi bifarmasoni na bya bindi bitangu bya Illuminati n'ibindi byo ntazi byose ibimana byo mu majyaruguru bya Nyabingi bya Nyamugigima bya Nyamubemba ibyo bimana byose mbibumbiye hamwe n'ibitarabonerwa amazina n'ibyo byose nubitse ibikombe byose mbihindura amasoko mani habwe icyubahiro abangaba iyo bageze mu gikombe cyitwa banka bagihindura amasoko Imana ishimwe cyane ngo imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha aho ugeze imvura y'imihindo igihambika umugisha Imana idufashe cyane birasaba ko ugendana ikirangantego cy'umugisha aho ugeze hari umuvumo akaba umugisha Aburahamu Uwiteka aramubwira atumva muhungu wanjye va hano muri bimana byo kwa Sotera ugenda ujya mu gihugu nzakwereka iki gihugu nukigeramo ndabizi ko kitoroshye ariko ukihagera cyambere nzaguha umugisha kabiri nguhindura umugisha gatatu nzaguhindura ubwoko bukomeye kane nzogeza izina ryawe birasaba ko ahantu ugomba kugera nta kintu kihaba ugomba kuhahindura umugisha iduka ukarigeramo bavuga ngo umuntu wese uricururizamo arataha agahomba uhagera kwashinga ibendera rya Kristo ugacuruza ukabura n'umwanya wo kurya ukahindura ahantu h'amasoko birasaba ko ugera ku bitaro bakaguha akazi muri serivisi imwe n'indi wahagera ugasanga hahora ibibazo ukihagera kubera izi mbaraga ebyiri ukahahindura amasoko biragusaba ko winjira muri serivisi runaka yarananiranye ukahinjirana izi mbaraga ebyiri kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni no kugwiza imbaraga ukahahindura amasoko hagakundwa aho ugeze hakagira igikundiro Imana itugirire neza ndumva nshaka kwegereza ku musozo ese izi mbaraga urazifite ese ugeze mu gikombe cyahinduka amasoko cyangwa ni wowe wahinduka isoko ese iki gikombe wagihinduye amasoko cyangwa cyaguhinduye amasoko urasabwa kunyuramo pe ukanyuranamo izi mbaraga nibyo imbere yawe hari umugisha ariko kugira ngo ukikire umugisha hari igikombe ubanza gucamo ese iki gikombe utegetswe gucamo kugira ngo ukikire umugisha ko bisaba ko ufite izi mbaraga urazifite aho uri hose nagira ngo ngusengere ngusabire imbaraga ugwize imbaraga kabiri uboneke mu maso y'Imana Isiyoni icyamuka gwiza imbaraga mubyeyi sister grand frère petit frère ndakwinginze gwiza imbaraga reka imikino hanze kwa Satani barimo barazigwiza abakurwanya bo barazigwije zababanya nyinshi abakugirira nabi bo zarangije kuba abana nyinshi ariko wowe ntazo ufite birasaba ko ugwiza imbaraga kaboneka mu maso y'Imana umuntu wese ukurwanya agasanga uri mu maso y'Imana ukugerageza wese agasanga uri mu maso y'Imana uzamuye igitero agasanga nihuba mu maso y'Imana Imana ikakudefanda ikakubwira iti uzaguhagurukira wese azapfa ari wowe wazize ndashaka kugusengera aho uri hose nkundira ukubita ivi hasi uhagarare cyangwa nimba ugenda ukomeze ugende ariko ngusengere mwami Yesu ndumva nezerewe kubwira ijambo bwiye abantu waremye ubabwiye ko ibisabwa ari bibiri kugwiza imbaraga no kuboneka mu maso y'Imana Isiyoni abo bantu bameze batyo nibanyura mu gikombe cyitwa banka bazagihindura amasoko igikombe cy'ubupfubyi kizibwiriza gihinduka amasoko igikombe cy'ubupfakazi kizahinduka amasoko igikombe cy'ubushomeri kizahinduka amasoko
yo icyangiro kizahinduka amasoko. Twiyumvise n'imbaraga aka kanya, twibonye mu maso yawe, dutegetse ibi bikombe biri imbere yacu guhinduka amasoko kwa jina la Yesu. Tubitegetse guhinduka amasoko. Haleluya. Nibihinduka amasoko kuri uyu munsi tubivugiyeho, kuri uyu munsi iri jambo ryumvikaniyeho. Nibihinduka amasoko. Ibituma abantu badatera imbere bihinduka amasoko. Ibituma abakobwa badashaka bihinduka amasoko. Ibituma abasore badakwa nibihinduka amasoko. Ibituma abantu bagarukira tunonkome nibihinduka amasoko. Ibituma abantu bakora ntibatera imbere nibihinduka amasoko. Bihinduye amasoko izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze, ndagushimiye cyane kuko ibirenze ibyo nsabye, ukora ibikomeye bitarondoreka. Haleluya. Bihinduka amasoko. Ibirozi baroga abantu bihinduka amasoko. Intambara bakreye zihinduka amasoko. Bihinduye amasoko. Ibituma umuntu afata ijambo umwaka wa mbere wa kabiri akangiza ubwoko bw'Imana nibihinduka amasoko. Asante Yesu, ndagushimiye kubikora neza, gakora ibirenze ibyo nsabye. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Shalom, shalom.